Inshuti mpirimbanyi mwe mwese aho muri mu bihande bitandukanye by'isi muhora muharanira ibyiza, muhora mushishikariye gukora no gufasha abari mu kaga. Ndagira ngo aka kanya nabwo ngarutse nze tongere tuganire kuri uyu mushinga. Navuga ni umushinga nabatangarije mbabwira yuko tugomba kureba neza, tugatekereza ku mpinduka zashoboka, tugatekereza ku gihugu cyiza cyifuza, cyangwa se uko nabivuga none ngo ejo heza twifuza. Kuko mu gihe cyose burya imibereho ya buri muntu buri gihe cyose aba agamije kugira ngo agere ahantu harushijeho kuba heza. Mu gihe cyose niyo mibereho, nibwo n'ibyo umuntu aba aharanira. Ubwo rero iyo tubivuga ngo nicyo umuntu aba aharanira, ni uko dusanga n'ubundi wari umugambi w'Imana yashoye umushinga wo kurema umuntu. Aricyo gituma buri gihe cyose muri iyi mushinga mbabaza nti igihugu cyiza twifuza, kuki tutabaza Imana? Kuki tutabaza Imana ngo maze turebe ibyo tugenera, uko yashoye umushinga wayo? Kuko niba ishoye umushinga iba izi ukuntu umushinga uzagerwaho. Ni nazo mpamvu yaduhaye ijambo ryayo, ngo kugira ngo abantu bashobore gukurikira iryo jambo ry'Imana bakarihagaramo uko bikwiriye, bashobore kuba abantu bakwiriye gukora ibyiza. Ayo ni amagambo ari mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa 16, avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bikagira umumaro wo kutwigisha, mu kutwemeza iby'icyaha, bikaduharanira mu gukiranuka, maze umuntu ngo w'Imana akaba ashyitse, afite mukwiriye byiza kugira ngo akore iyi mirimo yose myiza. Muri iyo mirimo myiza yose agomba gukora haziramo ikintu cy'urukundo, kuko twahawe tubwirwa amagambo none Imana iduha muri uwo mushinga wayo yo kutubwira ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ngo kandi ibyo ushaka ko bagukorera ari byo nawe ukorera mugenzi wawe. Akongera akatubwira ngo ubere mugenzi wawe inyunganizi. Ni ukuvuga ngo n'ibindi byose twakongeraho n'andi magambo yose twashobora kubona, dushobora kuyahera kuri ayo ngayo. Ni ukuvuga ngo imibanire yacu igomba kuba nanone ishobora kugenda neza. niba igenze neza, abantu babana mu mahoro no mu bwumvikane, babana mu mudendezo, babana mu bwisanzure, buri wese yubaha mugenzi we kandi yifuza no kumufasha kugira ngo arusheho kujya mbere muri wa mugambi wo kuvuga ngo umuntu abereho n'ubundi kugira ngo ajye mbere, arusheho gutekereza ejo heza azaba agiye afite. Ubwo rero ibyo tumaze tugera tuganiraho, kuko hirya hino abantu baba bari kuvuga ngo impinduka impinduka, ariko nibyo nagumye kubabwira nti impinduka nyayo ntabwo tuzayitega ku muntu runaka. Ntabwo impinduka uzayitega ku itsinda ry'abantu se, nk'uko ubu ngubu tubifitemo amashyaka. Hari ibyigwa ko hari ikiganiro nagize nabahaye kuri iyi ngingo, n'ubundi babwira yuko amashyaka adashobora kuba yaba igisubizo cy'ibibazo dufite, kandi ko amashyaka adashobora gushyiraho amahame ya demokarasi mu buryo nyabwo. Kuko niba tuvuze ngo demokarasi, nongere mbyibutse ko ari bwa butegetsi buri mu maboko ya rubanda. Amaboko ya rubanda ni ukuvuga ngo abo bantu ubwabo bahuriza hamwe ibitekerezo byabo mu mushinga runaka. Uwo mushinga bakawuha inzego zashyizweho nabo kugira ngo zishobore gukomeza kurangiza iyo nshingano yo kugira ngo uwo mushinga ugerweho. Ni ukuvuga ngo izo nzego uko ari eshatu: urwo rushinga amategeko, rwubahiriza amategeko, n'urundi rugomba rushinzwe kureba ubutabera. Ni ukuvuga ngo kureba niba ibyo ngibyo byemejwe biri kujya mu bikorwa. Niba hari utandukiriye, bakaba bavuga ngo ahantu watandukiriye, ni ukuvuga ngo
rubanda rwo rwishyiriyeho inzego, rwishyiriyeho izo nkingi zikomeye, inkingi zitagomba kujegajega, zitagomba kuzajegajegwa n'icyo ari cyo cyose. Izo nkingi zizabaho iteka, zizabaho ibihe byose. Izo nkingi zikaba arizo zishinga imizi, zikaba zituma ubutegetsi koko buba mu maboko ya rubanda, buri wese akaba yagira uko ashobora kugira uruhare muri iyo mibereho y'igihugu yifuza. Nongere kubatsinda, nanjye gutsinda buri kintu, bereka yuko ubu ngubu ku isi hose aho tubona hirya hino, nta hantu na hamwe bashobora kubavuga ngo dore ngo ahantu hari demokarasi, ngo nibura tuharebereho, maze noneho ngo tube aribyo twakora natwe iwacu, ngo natwe ngo nibyo tugiye kwishyira, ngo nibyo byawe bikwiriye. Kuko abenshi iyo ndeba n'ibyo bamwe bari gutangaza ku mbuga hirya hino, usanga bari gushaka kureba ibyo abandi ahandi hirya uko ibintu biba, nabo bakavuga ati natwe wenda twabikora nka kuriya, kuko ni nabyo bigishijwe, nibyo bavutse babona. Ntabwo bigize bashaka kugira ngo bagere kure, noneho intekerezo baziganishe ku kintu nakwita ngo ni umushinga buri wese agomba kureba, kandi akongera akareba yuko ikibazo cyose kiba gifite n'igisubizo cyacyo. Ikibazo cyose kiba gifite n'igisubizo cyacyo. Natwe rero nk'abanyarwanda, ibibazo twanyuzemo, akaga twahuye nako, karasaba yuko haboneka igisubizo nacyo cyihariye, igisubizo udashobora kuba wabona ahandi ari ho hose, kuko ibintu twanyuzemo nta handi hantu ushobora kubibona. Nta hantu ushobora kuba wahagera mu bindi bihugu hirya hino ngo usange aho umugore adashobora kuba yizera umugabo we, ngo n'umugabo atizera umugore we, abana batizera ababyeyi, ababyeyi batizera abana. Akaga twahuye nako tumaze imyaka myinshi 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 dushaka uburyo twakavamo, ariko umuntu ko bitashoboka. Arizo mpamvu njye mbabwira nti, bantu mushaka impinduka cyangwa mwifuza ejo heza, nimujyane intekerezo kuri nyir'umushinga, mubaze Imana, ubere mugenzi wawe inyunganizi, shaka ikintu cyatuma mugenzi wawe amererwa neza. Ibyo wifuza ko bagukorera nawe ari byo ukorera abandi. Urukundo, uwo murunga w'urukundo uzaza nawo uw'umutwunganira, udufasha gukemura ako kaga twahuye nako. Ni ukuvuga ngo akaga twahuye nako ni umurunga n'ubundi nawo wagombye kuduhuza. Iyo abantu bahuriye mu kibazo, icyo kibazo cyo kuvuga ngo icyo ni ikintu muhuriyeho, ni ikintu kigomba gutuma mushaka kugushyira hamwe, muvuga muti ni gute iki kintu twakivamo, ni gute twabona izo mbaraga zatuma iki kintu tugisohokamo. Akaga twayibayemo tugomba gushakira umuti. Aha rero reka ntacyo ushaka kugira ngo noneho umugore mbagira ngo nyibutse, ndabashobora kuzakureba iki kigwa nako bashobora gukurikira iki kiganiro bahereye ahangaha, ariko bumenye muri mu ncamake niyongeyeho kuvuga ngo ubutegetsi ni ubwa rubanda, ubutegetsi bugomba kuba amaboko ya rubanda, urwo rubanda rwo rugomba kuba rushyize hamwe, ruri mu bumwe. Noneho twongera tukaravuga ngo ni gute ubwo bumwe bwasigasirwa. Twagumye kugenda tureba rimwe, ariko ahangaha ntabwo, kuko nabwo aho ndagira ngo turebe ku kintu cyerekeranye uruhare rw'amadini. Amadini mu kubaka ubumwe, cyangwa se ugasanga ahubwo amadini yakoreshejwe nabi, ubwo bumwe arabusenya. Nk'uko n'amashyaka nayo iyo ahantu hari nayo usanga aho kugira ngo ubu atuma abantu baba mu bumwe, ahubwo ugasanga nanone ari gutuma abantu ahubwo bagira bate, buri wese avuga ati njyewe ndahanaha, n'undi ati ndahanaha. Noneho cya kibazo cyari kibahuje rusange ugasanga ntabwo bashobora kukibonera umuti. Noneho ku kibazo cy'iwacu twebwe twihariye, aho dukeneye ko buri wese abera mugenzi w'inyunganizi, aho dukeneye yuko buri wese yongera agatekereza ku kibazo twanyuzemo, tukabishakira n'umuti. Ubwo urumva ko kiba kigabiye gupfa, n'ubundi akaga kaba kagiye kuzarushaho gukomera, kagiye gufata indi ntera, ahubwo ko abantu barushaho kujya gusubiranamo, aho kugira ngo barebe ikintu cyabunga cyabagira hamwe. Nuko reka rero turebe ikigo ibintu bimeze. Dore rero ko noneho ibintu ibyeki by'amadini, amadini ntabwo ndavuga ko agera ku nshingano yayo, kuko amadini ntabwo ari umugambi w'Imana, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari muri wa mushinga w'Imana. Kuko ibyanditswe tujya mu Efeso igice cya 4
umurongo igice igice cya y'Abefeso igice cya kane umurongo wa gatanu, baratubwira ko ngo hariho umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, hariho ibyiringiro bimwe, hariho imana imwe, hariho itorero ni rimwe. Ni ukuvuga ngo iryo torero niryo rya kuva ku gihe cya Adamu rikagenda rikambukiranya imyaka n'imyaka, rikagenda tugera uyu munsi. Iryo torero ni rimwe. Itorero rigenda rinyura mu bihe bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari abubaha Imana, hari n'abandi bashaka kwikorera inzira zabo, bishaka kwigira mu ntekerezo zabo, bakava mu mushinga Imana yashoboye yo kureba umuntu ngo abantu ishyize ku iremye mu ishusho yayo, ngo kugira ngo yarabaremye mu buryo bw'umushinga wo kugira ngo ibyo bakora byose nabyo baheshe Imana icyubahiro. Abo noneho b'Imana, abo ngabo bubaha Imana, nibo nakongera kuvuga mu yindi mvugo ngo ni abantu b'inyangamugayo. Inyangamugayo ni ukuvuga ngo ikintu cyose Imana iciraho iteka, ikitaboneye mu maso y'Imana, icyo kiba kigomba kwanga. Ni ukuvuga ngo ya mibanire yacu niho tuba twongera tukavuga ngo inyangamugayo ziba zigomba guharanira gukora ibyo byiza no guharanira gufasha abandi kugera mu nzira nziza no gufasha abandi kugera ku byiza. Aho rero ku kibazo cy'amadini twakwibaza tuti ayo madini ko nimugenzura neza muzasanga yuko nk'uwo murongo mbabwiye w'Abefeso igice cya kane umurongo wa gatanu ariyo twera ko ariho itorero rimwe, nta muyobozi w'idini naho uzatinyuka ngo abasomere uwo murongo, kuko naho basomera mwahita mwibaza muti none bimeze bite niba koko ari itorero rimwe, noneho byashoboka bite ko twebwe tukaba turi aba n'aba, twitwa aba n'aba, abandi tukaba turi aba n'aba, abandi tukaba turi aba n'aba. Ndagira ngo namwe ubwanyu murusheho gutekereza, mubyibazeho byagenze bite. Ariko tukagera tukabona yuko ibyo byose ni ibintu byabaye kandi byari twari twarabibwiwe. Ni ukuvuga ngo ni ubuhanuzi bwasohoye. Kristo akatubwira ati hazaba abigisha b'ibinyoma. Ntabwo njya kubasoma muri Matayo igice cya 24, niyo hera ku murongo wa 4 na 20 na 25 na 4, naho atubwira ko abo bigisha b'ibinyoma bazaduka. Twareba Petero, urwa kabiri rwa Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero ku gice cya 2 umurongo wa mbere, bakongera akatubwira ko ngo hazaza abigisha b'ibinyoma. Abo bigisha b'ibinyoma bazabazana amagambo yo kubashyekenga, yo kubaryoshya ngo bagire ariko bashakaho inyungu. Ntabwo ari uko icyo gihe n'ubwo Petero bivuga gutyo, ntabwo ari uko byari bwa mbere, ahubwo no ku gihe cy'Abafarisayo Kristo narabacyamuye mu gice muri Matayo 23 avuga ati mwandyarya mwe murya iby'abapfakazi mukarya iby'imfubyi mwitwaza mu ijambo ry'Imana. Abo bose n'abandi bakagira bakagoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko bishakiramo inyungu zabo. None ayo magambo muribwira ko hari umuyobozi w'idini runaka uzabisomera bizera ze? Ntawe uzabisoma, kuko nabisoma abo bizera bahita bataha bakibaza ati byagenze biti. Aho rero ntabwo nshaka kugira ngo wenda ndushaho kujya muri byinshi cyane kuri ibibazo by'amadini, ahubwo icyo nshaka kongera mu ngarukaho ni ukugira ngo mwebwe bizera, mwebwe mwizera amadini hirya hino, mukurikira ibintu mutashatse kugenzura umenye n'impamvu zabyo, ugasanga aho muri mu bihande bitandukanye mwavukiye aha n'aha, musanga ababyeyi banyu musanga ariho basengera, bariho babajyana, namwe abana banyu namwe niho muzabajyana, mugakomeza mutyo ntimwibaze impamvu. Ariko noneho umunsi ndabagira ngo mugende mujye kureba uwo murongo wo mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 5, noneho twigire umwanya wo kuwutekerezaho, twongere tujye mu mateka turebe kuri kiriya gihe cya Kristo, mbese yasize amadini icyo gihe cyangwa yasize itorero rye gusa. Mbese Kristo icyo nayo Kristo yabaga yigisha kandi yabaga ajyana kuri rya
kuri rya sezerano dufite mu itangira igice cya gatatu mirongo cumi na gatanu, aho twari twarasezeraniwe umucunguzi. Uwo mucunguzi yari uwo nguwo wari uje Kristo, kandi ari ugomba kutubera umutambyi, akatubera n'umutambyi mukuru. Inama y'agakiza cyangwa se ubwo buryo bwo gucungura umuntu bikaba birarangiye. Aya madini ariko usanga hano naho abajyana abantu nyuma y'agakiza, kubwo inyungu zabo runaka bafite, kubwo bimwe babivanye hehe, babyumvise hehe. Ntabwo ngiye kure cyane, nshatse kugira ngo nongere hari ahandi nabajyana nkabereka yuko amadini aza mu Rwanda yahageze, nta bariya bose bose bari barataye ukuri, nta n'umwe wari uri mu kuri. Tuvuze ku Bagatulika, igihe batereye ukuri mu myaka ya 300, aribwo batangiye ariho bazira nyine bagata ukuri kw'ijambo ry'Imana, bagafata ibinyoma bakabivanga n'ukuri ibya gipagani bakabivanga. Noneho tugakomeza tukigira imbere, tukagira icy'abaporo nanone bari bari kwanga izo nyigisho z'ibinyoma z'itorero Gatulika y'i Roma. Abo baporo nabo kugira ngo barusheho kujya mbere, bakazahabwa umucyo wo kugira ngo berekwe ko igihe cya nyuma tukigezemo, cyagiye Kristo agomba kudukora umurimo w'umutambyi mukuru. Nabwo bakabyanga, bakanga gusobanukirwa n'ubuhanuzi ubu dufite mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe. Ariko noneho n'abari abaje kuzabisobanukirwa babaga biteguye ko Kristo agiye kugaruka, ubwo ni ukuvuga ngo Abadivantisiti nabo bagiye muri kiriya gihe bagiye kuza bagera mu Rwanda, bari baramaze kujya inyuma y'ukuri. Ibyo nkunze kubikura mu byigwa ku zindi shene zera Odise, niho nkunda gusubira ibyigwa cyane. Aho ngaho naho bitwereka yuko niba icyo gihe baramaze guta ukuri, batagihagaze mu kuri ko twari kumeze mu kwa mbere, ni ukuvuga ngo ikibazo cy'amadini urumva ko ntirukwira, ahubwo ni ukuvuga ngo ikibazo kiri aho ngaho nyine, nacyo ni ukuzagitekereza. Ariko kuri ubu ngubu yenda nta bugere byatuma yenda ubwo bumwe butaboneka gusa, ahubwo gufatirwa n'inzira yindi, noneho abantu bakarushaho kongera gutekereza kimwe bagomba gutekerezaho, cyane cyane abo bose bari gushaka kubagira imbata zabo, bashaka kugira ngo barye utwanyu, babashukisha amagambo y'ibinyoma, babaha ibyiringiro bipfuye. Aho ngana mufata ibyanditswe mu babwire muti ibyo turabye ntabwo ariko biri. None ahubwo mwebwe banyamadini, nibura nk'amagambo nari kubasomera yo muri uwo mushinga w'Imana tubwira ko ngo buri wese abikore mugenzi we nk'uko yikunda, kandi ibyo yifuza ko bamukora nabikorera abandi, no kugira ngo abere abandi bagenzi b'inyunganizi. Ni ukuvuga ngo urukundo, kuba wafasha mugenzi wawe kugira ngo umufashe gukira ibikomere yagize kubera akarengane cyangwa kubera izindi ngorane runaka yahuye nazo, gufasha uwo nguwo nawe wagize umugambi wagiye mu gukora ikibi kugira ngo ukorere mugenzi cyiza, akaba agiye yumva ko icyo kintu agomba kukivamo. Ni ukuvuga ngo kuzanira abantu kwihana no kubereka yuko bagomba kubana neza. Uwo mushinga nubwo ukundi kuri kundi bamwe mwarawushyize ku ruhande, ariko uwo mushinga mwawukora. Ni ukuvuga ko uwo mushinga mushobora kuba mwawukora. None icyo rero numva cyagikwiriye ni ukugira ngo ahubwo mwewe icyo mwagombye kugira ni ukuvuga ngo ni gute twakora tukagira ngo ubumwe bw'abantu bahuye n'izi ngorane, bahuye n'aka kaga, ni gute twasigasira, ni gute twafasha abantu gukira ibikomere, ni gute twafasha nanone abo ngabo baswe na ba sekibi, ni gute bagarura bakagira umutima mwiza wo kumva ko bagomba kubana n'abandi neza. Uwo mushinga mwawukora banyamadini, umushinga mushobora kuwukora, mwawukora muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo mushobora kuba abafatanyabikorwa muri uwo mushinga igihugu cyaba gishyize imbere wo kugira ngo twifuze heza, ejo heza. Uwo mushinga mwawugiramo uruhare. Hari mwaba bafatanyabikorwa muri nko gufasha bariya bantu. Urabona bariya abantu bajyana mu mazu y'imbohe, babajyana muri za gereza, kubera ko hari ikibazo runaka cyavutse. Hari ibyo abantu baba batakeneye kuba bagombye kujyanwa muri za gereza, ahubwo
bafite gushyirwa ahantu aho bashobora kubona umwanya wo kuganira n'abo ngabo basobanukira ijambo ry'Imana. Niba habindi batubwira ngo mu gifaransa baravuga ngo kwire damu, ku ni ukuvuga ngo ni nko guhanagura icyo kintu kiri ku mutima kugira ngo uwo muntu yururuke yongere yumve ko agaruye ubumuntu agiriwe inama. ni ukuvuga ngo haba ikintu ni ukuvuga ngo hajya haba umushinga twakwita ngo uw'ubujyanama. Aho rero mu banyamadini aho kugira ngo mujye kurya iby'abapfakazi n'imfubyi mubashuka ngo nibabazane ngo nibabazane ngo nibabazane, Imana yababwiye ngo mubizane. Icyo mwaba mufite ko mwakora aho ngaho muri uwo gufatanya n'ubuyobozi ku gusana imitima y'abantu nk'abo ngabo, byakorwa mu buryo bw'umushinga nk'uwo, maze mukaba abafatanyabikorwa, maze ni ukuvuga ngo nimuba abafatanyabikorwa hari icyo babona amasezerano mugomba kugirana na leta. Leta ni ukuvuga ngo yagira ite, yaba ifite umushinga uri aho ngaho ku buryo ibaha ibyo ngibyo. Ndetse hari ikintu numva cyane dufasha aho ngaho, murabona biriya batubwira ngo ama ONG, les organismes no gouvernemental ziva mu mahanga hirya hino, zije ahubwo zifite n'imigambi yindi, zikaza zitubeshyeshya ngo ziri kudufasha ngo kutugirira neza, ahubwo zifite undi migambi yindi iri yishe inyuma. Abo ngabo ni ukubabwira ngo twajya tubabwira tuti ntabwo dukeneye ko muzani wacu, niba hari n'ubwo bubafasha mwabuduha mubwohereze, buzanyura kuri banki aha n'aha, twebwe tuzabyikorera iwacu. Iyo mishinga twayikorera iwacu yo kubana neza. Ariho nanone byatumaga babwira nti agahugu kacu ni gatoya, ariko kagomba kuba kagizwe n'utundi duhugu dutoya. Uduhugu dutoya mvuga ni uko ikiba gikwiriye ni ukugira ngo abantu bose bashobore kubibona muri iwabo, ni ukuvuga ngo muri za gakondo zabo, iyo gakondo yegeranye n'indi gakondo yegeranye n'indi gakondo, zikagira icyo twakwita yavuga ngo komine, inivi komine. Abo bantu aho bashobora guhuriza ibitekerezo byabo, aho bashobora kureba imishinga hamwe, nyuma none ibyo ngibyo koko bikajyazamuka muri za nzego mwashyizeho, twikiriyeho. Izo nzego zikaba zatuma nanone arizo zigera zikajya guha la haute autorité de la fonction publique, ariyo perezidansi, igashyira uwo mushinga mu bikorwa. Noneho ubutabera nabwo bukaba buri aho ngaho, bukoranamo mu bwigenge bwabo, mu kwigenga kwabo. Abashinga amategeko, izo ntumwa za rubanda, twemera bya byifuzo twe twabahaye, bo bakabishyira mu buryo bw'umushinga. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo biraza, ariko ibyo bitekerezo biba bigomba guhurizwa mu mushinga. Ni ukuvuga ngo abo ngabo b'abanyamategeko baba bagomba guhuriza muri uwo mushinga. Aha ngaha munyemerere sinagira akantu kagira ngo kumvikane neza. Ibyo tugenda tubona hirya hino mu bihugu hirya hino, ntabwo byagombye kumvikana ko ubundi hari perezidansi yagombye kwivanga mu by'amategeko, cyangwa wenda ngo hari amategeko ngo hari itegeko mwagombye kugerageza. Oya, niba hari n'ibyifuzo mufite, niba hari icyifuzo waba unafite uri perezida cyangwa se uri minisitiri runaka, gitange, kiranyura muri ya nzira, kizamanuka kijye, uzacyohereza kuri komine yanyu aho uvuka. Abo ngabo bizazamukira aho ngaho, ibyo bitekerezo bizaba bifite inzira yabyo nabyo bigomba kunyuramo, bikajya mu bashinzwe amategeko. Ntabwo la haute autorité de la fonction publique iyo ihabwa amabwiriza n'amategeko yo gukurikiza muri iyo mishinga, ntabwo ariyo yagombye kujya kugira ngo ize, kuko ibi ndi kugenda mbibona hirya hino, aho noneho bandi nyine kubera ko za structure zitarizo, ya myubakire itariyo, yo kuvuga ngo ibitekerezo bikazaba biri kuva hejuru bikaza bijya ku baturage. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari demokarasi. Demokarasi ni ubutegetsi bwa rubanda. Ubutegetsi bwa rubanda nibyo nababwiye ngo bottom up, bizamuka biva mu baturage bikagenda bikagera hejuru. Ntabwo biva hejuru ngo bijye mu baturage. Iyo mikorere niyo bitwita top down. No, ntabwo iyo management imeze gutyo ntabwo ariyo, ahubwo ni bottom up. Bive mu baturage, abaturage batanze ibitekerezo bishyizwe mu mushinga. Uwo mushinga uherejwe abagomba umushinga uremejwe
na rubanda yavuze ati koko n'ibyo ngibyo nubwo twabyifuzaga, turabyemeje, noneho mu bihe abagomba kubishyira mu bikorwa la haute autorité de la fonction publique. Ikindi mikorere nk'iyo ngiyo n'umutsaya tujye tureba umusaruro dushobora kuba twabonamo, ni ukuvuga ngo nta karengane kakongera kubaho. Nibyo nongeye kubabwira, ni mubitekerezeho neza murebe ni bangahe biramutse bikozwe bityo, ni bangahe bava muri ziriya nzu z'imbohe, ni bangahe bahita bataha bagasanga bararenganyijweho mu gihe gikomeye. Izindi ngingo turagenda tuzigaruka kuko tugenda twigira imbere, nzagerageza kugena ingingo gato ingingo ku yindi. Ahabwa ahangaha ku bimwe by'amadini, amadini ashobora kuba yafasha ubuyobozi muri ubwo, akaba abafatanyabikorwa n'ubuyobozi mu kugira ngo basane imitima yangiritse, basane, burure abo ngabo nanone bari guhemukira abandi, babereka ko iyo mikorere atariyo. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo nabwiraga aho nanone, kugira ngo ibyo bishobore gukorwa, ni uko abo bantu baba bagomba kuba bagiye hehe, bikorerwa iwabo, kuko burya inkozi y'ibibi iyo yagiye ahandi kure aho batayizi yikorera ibyo yishakiye, kuko ibizi ko niba nayifata cyangwa se ninacika yirukanse, ntabwo ntacyo, nta kumwara ntaki mu mwanya muto rero bigeze ahandi nawe ntakibona, ariko iri iwabo bavuga bati urunaka, uyu nguyu uyu tuzi, ni ukuvuga ngo ikintu cyo kwanga kugawa, burya buri muntu wese arakigira. Nizo mpamvu nizo nkozi z'ibibi zishaka kubeshya, zigakora uko zishoboye, zigashaka uburyo zibeshya ngo ngo ibintu ngo nabikoze ngo ntabwo ari njye wabikoze, ugasanga zishatse kubeshya kubera ko ziba zanga kugawa. Ntawishimira kuba ruvumwa. Aho rero nzongera ngo kuri iyo ngingo yo kugira ngo tugerageze kumvikanisha ko iyo ngingo zabatuma munini cyane, yo kugira ngo yumvikanisha impamvu dukeneye utundi duhugu dutoya twajya nawe nabwira ngo zone autonome de development. Nzarushaho kubasobanurira ishingiro ry'ibyo ngibyo, impamvu ari ngombwa kugira ngo dushobore gusana ubwo bumwe, dushobore kwiyubaka ntawe utuvangiye, ahubwo twebwe ubwacu, mu bwisanzure bwacu, mu budahangarwa bwacu, mu kwigenga kwacu, kwa kundi twanze ingoma za gihe na gikolonize, tukaba twabaho ubwacu muri bikeya byacu, tukarushaho kandi twabaho ntawe twanduranyije nawe, ahubwo uko tubera inyunganizi hagati yacu, dushobora kuba twunganira n'abandi. Nuko tugire umunsi mwiza, kandi mugumye kugira ibihe byiza, mugire mufate umwanya wo kurushaho kujya gutekereza kuba kuri ibintu nk'ibi ngibi, uwo mushinga mwiza twifuza, izo mpinduka nziza twifuza, igihugu cyiza twifuza, ejo heza hazaza, ni umushinga ugomba gutekerezwaho. Ubutegetsi bwa rubanda, demokarasi, ni ikintu kirubakwa na buri wese agashyiraho urwo ruhare, urunanye n'uruhare rwagenda gushyiraho, namwe ubwo muzashyiraho urwundi. ubwo tuzagenda tureba, bizagera aho bizagera ubwo byahuzwa, habonetse nabyo nzagerageza kubereka uko numva ibintu byagenda, kubera ko aho turi hirya ku impande z'isi hose, hari abari mu gihugu harimo imbere, abo bose, abanyarwanda bose aho bari hirya hino ku isi hose, mwagira uburyo mwumva icyo kintu, uwo mushinga ko umushinga ukenewe ari ngombwa, bityo tukirinda akaga kandi gashobora katugwirira, kuko iyo umuntu ari kubona ukuntu ibintu bimeze, abantu barahemukiranye, bagiranye nabi, akaga kashobora kuba kakongera kavuka. Ibyo rero tugerageze gushaka icyatuma habaho impinduka itagize ikibazo itera, buri wese kandi akiyumvamo ari uwakoze nabi, nawe akumva ko ahawe umwanya wo kugira ngo asane ibyo yangije. Nuko rero nazakomeza ubu ikindi gihe.